Kuri iyi si dutuye hari inyamaswa zirya ibiribwa byinshi cyane buri munsi kubera ubunini bwazo ndetse n'ingufu nyinshi zikeneye kugira ngo zikomeze kubaho. Uyu munsi wa none ndibuze kukwereka inyamaswa zigera kuri 5 ziyoboye izindi mu kurya ibiryo byinshi ku isi buri munsi, kandi wibaze ko muri izi nyamaswa harimo inyamaswa irya toni 16 cyangwa se 20 ku munsi. Ariko zishobora kwibaza ngo ni iyihe? Ni utuhe tunyabuzima zikunda kurya? Reka tubiharire ubuvumbuzi. Abashakashatsi bagaragaje iki? Reka ngo uyikaze hano kuri Sano World Official. Ni isi yanjye, ni isi yawe. Wibuke gukora subscribe niba utarigeze ubikora. Nitwa Sano. Ku mwanya wa 5 hari iyitwa Southern Elephant Seal, icyo bita ikirura cy'amazi. Iyi ngiyi ikunda kurya amasamaki ndetse n'amafi, kandi ingabo zo mu bwoko bwazo zishobora kugira uburemere bwa toni 4. Ubwo ndavuga ibiro 4,000. Iyi kugira ngo zibashe kwihanganira ubukonje bukabije bwo muri Atlantika, ziryana umurava kandi zishobora kurya hafi kilograma 91 z'ibiryo buri munsi. Urumva ko atari inyamaswa yiyoroheje habe na gato. Ku mwanya wa 4 hari inzovu yo muri Aziya. Iyi nzovu ntikoresha neza ibiryo iba yariye kuko igogora hafi 40% gusa. Niyo mpamvu iba igomba kuba kurya hafi buri gihe, ikarya hafi 10% y'ibiro by'umubiri wayo buri munsi. Iyi ngiyi ikunda ibyatsi, imigano, imyaka n'ibishishwa by'ibiti. Ikaba irya kilograma 136 kugeza ku 181 buri munsi. Ubwo ni ibiro 136 n'ibiro 181. Ku mwanya wa 3 harimo inzovu yo muri Afurika, icyo bita African Bush Elephant. Iyi niyo nyamaswa irya byinshi ku butaka kubera ko ibimera bidatanga ingufu nyinshi. Iyi nzovu imara amasaha agera kuri 18 ku munsi irya kugira ngo ibone ingufu zihagije. Iyi ngiyi ikunda kurya ibyatsi, amababi, ibishishwa by'ibiti ndetse n'imizi. Iyi ngiyi ku munsi irya kilograma hagati y'136 na kilograma 204. Urumva ko iyo ifite umwanya uhagije igeza kuri 204. Yaba ari ukurya bidahagije ikaba yarya ibiro 136. Ku mwanya wa 2 hari yitwa Sperm whale cyangwa se icyo bita barene. Iyi barene yitwa Sperm whale ijya mu nyanja ndende cyane ishakisha ibiryo kugira ngo ibashe gukomeza ubuzima bwayo n'ubwonko bwayo bunini. Irya hafi toni 1 y'ibiro buri munsi. Iyi ngiyi ikunda amasamake manini harimo za shark, inyamaswa zo mu nyanja zifite amaboko menshi arizo za octopus, ndetse n'amafi yo mu nyanja ndende cyane. Ikaba irya ibiro 1000 ku munsi. Ubwo ndavuga toni yose. Inyamaswa ya mbere karunduri ry'ibiryo byinshi yitwa blue whale, nayo ni barene y'ubururu. Iyi barene y'ubururu niyo nyamaswa nini yabayeho ku isi. Mu gihe cyo guhiga ibiryo byinshi ishobora kurya toni zigera kuri 20 za krill mu munsi umwe, ikabona ingufu nyinshi ziyifasha gukomeza ubuzima bwayo. Iyi ngiyi ikunda utunyabuzima two mu nyanja twitwa krill nkuko nabivuze. Iyi ngiyi ku munsi irya hagati ya toni 16 na toni 20. Ubwo ni hagati y'ibiro 16,000 n'ibiro 20,000. Ni inyamaswa zitiyohereje na gato, kandi izi nyamaswa zose zikeneye kurya ibiryo byinshi cyane kugira ngo zibashe gukomeza ubuzima bwazo bitewe n'ubunini bw'imibiri yazo ndetse n'ingufu nyinshi zikoresha buri munsi. Ariko se hari indi nyamaswa wabuze irya ibiryo byinshi cyane tutavuze? Linking muri comment hanyuma tubwire akandi gatops koroshye gatoya cyane twagukorera wifuza. Iyi ni Sano World Official. Komeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.